kumutera azayibona niyo mwene data yagiyemo. Yesu ubwe yaravuze ngo urupfu ni ibitotsi. Yabwiye abigishwa Lazaro amaze gupfa, arababwira ngo tuye kumukangura, inshuti yacu irasinziriye. Reka mbabwire bene data bashiki bacu bari ahangaha mwese, ntabwo Theogene yapfuye, arasinziriye. Ni Yesu wahamije ayo makuru, aravuga ngo inshuti yacu Lazaro irasinziriye. Muhanga wundi yaravuze ngo isi cyangwa se urupfu ngo ni inzira umuntu anyuramo akaja kuba aho yateguriwe kuzaba iteka byose. Theogene yanyuze mu nzira ajya mu buturo bwe bw'iteka byose. Ariko kandi hari umuvugabutumwa nakunze cyane abantu benshi baza bumva witwa Billy Graham. Agiye gupfa yarwaye igihe kirekire, ahamagara umuryango, ahamagara abana be n'umudamu, arabaga ati mu minsi mikeya mugiye kumva inkuru zicicikana ku mateleviziyo y'igihugu no ku binyamakuru bikomeye cyane, muzumva ngo Billy Graham yapfuye. Atariko nimwumva izo nkuru za televiziyo n'ibinyamakuru ntimukazemere ko Billy Graham yapfuye, ahubwo Billy Graham azaba yahinduye aderesi. Gupfa ni uguhindura aderesi. No munsi wa none hari aho Theogene yaratuye, ariko uyu munsi yahinduye aderesi. Ntakiri umuturage w'igihugu cy'u Rwanda, ni umuturage w'ijuru uyu munsi wa none. Ijuru riramubara nk'abaturage rifite uyu munsi wa none. Theogene ni membre, umuturage w'ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Aho niho twese twifuza kuzajya, niho twese dushaka kuzahindurirwa aderesi tukazaja mu gihugu cy'Imana. Yobu yibaza ikibazo gikomeye cyane ntari buze gutindaho, aribaza ngo ese iyo umuntu apfuye azongera kandi abeho? Bibiliya yavuze ngo yego, wenyine yiba icyo kibazo arongera kandi arisubiza, aravuga ngo yego, ntegereje igihe cyanje cyo kurekurwa. Twese turasa n'abantu bafashwe, urupfu ruza rufata umuntu rugasa n'urumuboshye, ariko iyo yizeye Imana ategereza igihe cyiwe cyo kurekurwa. Bibiliya ivuga abantu benshi bapfuye, ariko natekereje gusa umuntu umwe nabasha kubabwira kandi w'umukunzi w'Imana. Nanjye maze kwakira iyi nkuru nibajije uko byagenze, ndatekereza, ariko Bibiliya iza kumva igisubizo cyiza cyane. Hari umukozi w'Imana twese tuzi, abahanga bavuga na Yesu yavuze n'Imana ikamuvuga bakanamugeranya na Yesu, witwa Mose. Bibiliya izimuvuga ibintu bigera muri 3 yararusha abandi bose. Nasomye ijambo ry'Imana, Imana iravuga ngo Mose ni umugaragu wanjye, mu bantu bose batuye ku isi nta muntu ugwa neza ka Mose. Nawe mwarabisomyera, nta ugwa neza kandi ka Mose. Icya kabiri, nasomye ijambo rirambwira ngo Mose niwe muntu warebanaga n'Imana face à face, bakavugana kanwa ku kandi. Munsi umwe mushikiwe Miriyamu na mukuramu Aroni bigeze kumutera itiku rihora igihe cyose, bavuga ati ariko se Mose niwe Imana izavugisha igihe cyose, nta wundi Imana yavugisha. Batedayeri yashatse n'umunyamahangakazi, kuki Imana imuvugisha? Iri mu ijuru irabyumva, yumva ko bavuze umukozi wayo, ngo iramanuka avuga ati Aroni na Miriyamu ndabashaka mu ihema, muze mu ihema mwiyuzu na Mose. Ngo baragenda, bageze mu ihema iramanuka irababwira ngo we Aroni nawe Miriyamu zavugana namwe mu nzozi no mwiyerekwa, ariko si ko umukozi wanje Mose ameze. We tuvugana bushe pari bushe, tureba n'amaso ku maso, ntabwo ameze nkamwe. Uyu niwe Mose yakoze handover na Yoshua. Bwana sifiwe. Mu gitabo cy'Abakora kwa 21 nusome cyo gitabo uzosanga ukuntu yasezeye ajanamo Amoshua, baja mu ihema bakora handover bararangira. Igitondo kumwe kidasanzwe zamuka umusozi wa Pinasezane Abrahamu na Isaka bikamujyana hakondo yanyu, ariko aramubwira ngo wewe
iwacu ni mu ijuru ntabwo dufite gakondo ahangaha reka mbabwire mwebwe ababaye gakondo yacu ntabwo iri ahangaha gakondo yacu iri mu ijuru mu rwandiko rw'abaheburayo azahambwira ngo Aburahamu ageze i Kanahani ni igihugu Imana yari yamuhaye nka gakondo ye ariko ageze i Kanahani ngo yahora yimura ihema ashaka ahantu hamukwiriye bituma atabasha kubaka ngo yibera mu mahema nande na Isaka na Sara ntiyigeze yubaka na anekise haleluya ngo yatumbiraga undi murwa yubake ariko dutumbira ikindi gihugu para ngo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana ntabwo gakondo yacu iri ahangaha mu isi Mana yereka Aburahamu icyo gihugu Mose iramwereka Mose arakireba ngo amaze kucyitegereza ngaha nta konegisiyo zihari maratwihangana ngo Mose aho kiwe nasabye komantere imwe irambwira ngo Mose mwagize imbaka n'Imana ambwa atariko Mana igihugu nasezeranijwe igihugu nayoboye ubwoko ngo bazakigeremo ngiye gufiranga ntakigeze ngo yinginge Imana ntabwo bafite konegisiyo zihagije uzakigeramo dini faso urigeramo mu buryo bumwe n'ubundi Mose ngo arasa kugeza n'uyu munsi nta muntu uziva ya turi gushakisha konegisiyo ni ikibazo cyane kuki Mose yakiranutse kuriya agakora imirimo ikomeye kuriya agakura abantu mu Egiputa akabambutsa ya nyanja akabacisha mu butayu bakamuhemukira akababarira ariko Imana ntiyemera ko agerayo ariko yagezeyo mu bundi buryo n'ubundi nasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo 7 Yesu ari ahangaha ku isi musomwa ngo ashaka kwereka ariko hariho batatu bari inkoramutima uwo ni Petero uwo ni Yohana uwo ni Yakobo ngo bageze ku musozi afite ngo bumuza ngo n'imyenda ye ngo irabagirana ngo ikibagirana abashitsi bavuye mu ijuru aguye muri pisine yongera kandi kumanukaga na Eliya wazamutse adafuni yongera kandi abeho umuntu azonga kandi ninde wahabona nta muntu wigeze akora presentation ariko Petero yaravuze ngo uyu niwe Mose uyu niwe Eliya tutaelewa tuzamenya byose tugeze mu juru ibyo tutabasha gusobanukirwa nukuri tutaelewa yote amena tutaelewa yote amena tutaelewa yote amena haleluya menya badusize n'abatarabonye base bazababona babamenye kuko ubwenge tuba dufite buzaduha gusobanukirwa byose reka mbabwire hari abantu bataha ariko nugira umugisha wo gukandagirayo hakiya Mungu uzamumenye nta n'uzamukubwira ntabwo baza ngo uyu niwe wari papa wawe uyu niwe wari mama wawe tuzabamenya ntawe utubwiye abawe bapfuye bazaba bazima intumbi zawe zizazuka abari mu mukungugu bazaririmba
buzagira gute buzabashugunya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hari abantu benshi bazutse nta mwanya kubahereza. Reka mabwire kuko mu ijambo ry'Imana nasomye abantu 3 bazutse buso rya kera, mu isoresha abantu 5 bazutse kandi barazuka barabona. Reka nibajije impamvu kuki bazutse. Nasanze ijambo ryambwiye ngo Imana yacu yemera irashaka ubugingo. Iyo mwibaza ngo suwafu yazazuka gute, iyo umuntu Imana imuremye ikamuhereza ubugingo izananirwa kumuhereza ubugingo yapfuye? Irabishoboye ndibishoboye? Irabishoboye ndibishoboye? Irabishoboye. Hari indi operasiyo yakoze umunsi yaziye Lazaro, yarahamagaye gusa ngo Lazaro kanguka, arakanguka. Ampamagaye nakwitaba. Niba twese twese mu gitabo cye Hoziyana yavuze ngo amazina yanditswe hehe mu gitabo. Nimba amazina yanditswe, hari umunsi wo guhamagara, hari umunsi wo gutega. Haleluya. Mu gitabo cy'ubugingo zuzina ryanje zagira gute zamwita. Turi kuri liste twese, ayita moja moja, ahamagara umwe ku wundi, kandi nakugeraho aho uzaba uri hose azaguhamagara kandi uzagira gute uzitaba. Icyaka binasomye birayambwiye ngo n'Imana ubwayo ngo yanga urupfu. Amen. Hari urukunda nawe, hari ukunda urupfu nawe. Imana ubwangira gute ngo irarwanga. Paul yandika ko ngo umwanzi wanyu muzakurwa ubonike ngo n'urupfu. Uyu mwanzi uduhekura, uyu mwanzi dutwara inshuti nk'abateogene. Hari umunsi umwe tuzarumwaza tuvuga ngo warufuwe, imbaraga zawe zirihe? Warufuwe, kunesha kwawe kurihe? Warufuwe, imbaraga zawe zirihe? Hari umunsi tuzaruhagarara hejuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mureke rutwara urwo rushaka, ariko hari umunsi tuzarumwaza tuvuga ngo warufuwe. Kunena yaraje arafa, amaze gufa. Haleluya. Reka nonge dakika 2 gusa. Yesu yarafuye. Oh haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Reka mabwire iyi nkuru. Yesu agiye gufa, Satani abada. Uyu munsi wa none hari itangazo ngufitiye, ntabwo paradise kiri kuzimu. Yesu yarayizamuye. Abacu bapfuye ntibarari kuzimu, barara bageze muri paradiso. N'uyu munsi ni kwari munsi umwe asangana kuri Patimo mu gice cya 7 aramubwira ngo Yohana we nduwambere kandi nduwimperuka. Icyo nzi duherukana ku musaraba, wabonye ukuntu apfuye, ariko ntabwo napfuye, ndi muzima kandi mporaho, kandi mfite n'ifunguzo z'urupfu n'izi kuzimu. Yesu afite imfunguzo z'urupfu n'izi kuzimu. Kugeza uyu munsi ntawe urazimwambura. Niba ufite imfunguzo z'urupfu n'izi kuzimu, ntawe urazimwambura, aracyazifite iminsi yose. Nahabwa icyubahiro Data wo mu ijuru. Imana ibahereze umugisha. Imana ibahereze umugisha. Abawe bapfuye bazabazima. Umuntu nafa azongera akabeho. Barazaro barapfuye, bagira iminsi 4 mu mva babazima. Wa muhungu umupfakazi w'Inayini yarapfuye aba muzima. Ka gakobwa ka Yaro karapfuye kaba kazima. N'abandi. Paul yandika Abaroma 8:1 ngo niba umwuka wiyazuye Yesu, abahehe aba muri twebwe. Haleluya.
ngo azazura n'imibiri yacu igira gute ipfa nimba ntidushidikanya kuko umwuka w'Imana ujya wasuye Yesu wari muri teogene ubwo uwo mwuka wari umurimo azamuzura kuri wa munsi w'imperuka. Imana ihereze umugisha. Reka dusenge Imana. Munemere dusaba umushumba mwacu aze asengera ijambo ritume mu ibyiringiro twizere tumenye ngo umuntu napfa azongera kandi ariho. Ibyo byingo tubifite ku isi ku mutima turabibitse turabigendana kuko nidupfa tuzaba twahinduriwe aderesi kandi twizere kuko umunsi umwe tuzahindurirwa aderesi. Imana ibahe umugisha.